Jimmy, ushobora kuze kubanguka. None se risari yawo? Umva se ari hari ari kuruka ameze nabi cyane pe. Ahubwo tugene nje kwakurerera. None se ari yawo uko ndi. Araho yewe. Makes my heart rise. Your love surrounds me like a warm embrace. In this moment with you, I find my place. You're my everything, my guiding light. In your arms, everything feels so right. Every breath I take, every step I move, I'm so in love with you. With every beat of my heart. Sha, umunsi ndagera ku ntego yanjye ndakurahiye. Rero wifuje. Jena Joanna tugomba kukubura twese. Uyu munsi niwe wa nyuma ku buzima bwawe. Niba ari n'uwicuza, ube wicuza. Wanyibeshye igihe kinini nakubwiye ngo uzicuza. Wanga kumva ibyo ndi kukubwira. Ariko reka nze mwende. Ibyawe umunsi birangiye. Uracyari musirikwe. Manishe. Disi. Oui. Jimmy, I'm sorry. Se Joanna, ubundi warese tujya kwa muganga tukamenya niba koko natwite. Dushobora kuba turi no kwistressa ku busa. Nta wamenya wasanga atari nako bimeze, ariko wenda tunamenye ko ari byo dushobora kumenya icyo twakora hakiri kare. Wenda tugafata umwanzuro mwiza kuruta ko twaguma mu kigali. Ariko hari n'ikindi kintu kimwe twakora. Dushobora gukora test muri pharmacy cyangwa se ahandi hose mu maklinike tukabyikorera tukamenya uko ibintu bimeze. Wayashobora niba koko hari ikibazo gikomeye cyari niba umwana nta gihe kinini kiri gucamo tutabimenya. Ni igihe gito cyane tugatubimenya. So rero byo guhangayikisha witinda. Okay, sha Joanna, basi merci. Gusa ikindi kintu nakubwira, ndagushimira kuko bura wakijije ubuzima bwanjye. Ahari uriya munsi kazini wawe yashaka kuba yari gukora ikintu kibi cyane, ahubwo sinakubwiye ko wenda ushaka kubomba ari ibintu byoroheje. Ariko ntabwo nakubwiye ko nasanze icyuma mu baga ye. Uzi ko yasaga n'umuntu ushaka kuntega agatego. Wenda nimbaga ko nshaka guhita ntekereza ibyo kwinezeza nawe akaza nko kungirira nabi mu gihe cy'imbaraga nkeya nari kuba ndi no kuba akanya ngitekanye navuga ngo ndabikesha wowe. So thank you. Kevin, nanjye aragangiye kuko igihe mbwira akazi nuko ntwite yatekereje ibintu cyane. Nanjye niyo mpamvu rero nakubwira ko ibintu yatekereje ntabwo natekerezaga ko ari amahoro. Ahubwo se Joanna, wakemera guhara umuvandimwe ugahita mu rugo? Kevin, umuntu ushaka gutanga igisobanuro cy'umugabo mwiza yahera kuri wowe, kuko akenshi biba bigoye kugira ngo aganira nk'ibyo turimo tuganira aha ngaha. Akenshi ibyo wakutwita abiterera aho ngaho akanakubwira ko atigeze abimenya, ariko kuri izi saha biraguhangayikisha. Niyo mpamvu nanjye ntazijyana mu buzima kujya mu kaga njye bifuza.
Ese ubu ngubu umeze neza nta kibazo? Meze neza. Manishe. Okay, Jamil. Ukunda kugenza mbabarira kuko ibintu byakubayeho mu rugo. Hari nayo nahora bigize. Kuko ntabwo yahakumbye kubura. Gusa Imana ishimwe ko atakugiriye nabi nawe. Ukoresha tutisubiza ku bandi hano. Nzi neza ko ubugome wakorewe bwakorewe mu rugo cyane cyane bwanakozwe n'inshuti yanjye Tani. Ndakwinginze mbabarire ntumwiture ibyo Tani yagukoreye. Ahubwo se risi hasi kuguma hano kugeza ryari? Kubera ko nanjye brother amenye kuri hano yamerera nabi pe. Ukuri Jimmy, ndakwinginze mbabarire hano mama ari iminsi mike pe kuko kwezi wenda ku kazi baye bampenye nzahita nshakaho kuba. Si nta kibazo. Ntabwo nagufatanya n'ibibazo ufite. Nubwo wenda nazi neza niba uriya mugizi wa nawe atakohereje wenda ngo uzanyice musanze wanjye. Ako njye ntabwo ndi bukwirukane. Nta kibazo uri hano kugeza igihe uzaba ubasha gukemura ibibazo byawe nyine. Jimmy, nukuri nta hantu muri n'ibikorwa byataniye ariko ndagushimye cyane ubyumve bikuri ku mutima kuba wemeye kunguma ahangaha. Numvire si bisanzwe nta kibazo. Gusa risi buri kintu kigira ikiguzi cyacyo. Hari ikintu kimwe nshaka kuzamfasha. Ndagira ngo uzamfashe gushaka igihano nzahaye shitani. I saw you walking in the summer breeze. Your smile was like a melody that put my mind at ease. I knew right then and there you were the one for me. Let's make this love story something beautiful to see. You're the rhythm to my heart, the harmony. Allo? Oui, Biteze. ni byiza. Umeze neza. Shameze neza. Wowe se? Ni sawa numva nose ko nashaka ko duhurira ahantu tujya duhurira ko mushaka cyane birihutirwa. Umva se Dina. Yo. Rero mfite gahunda yihuta cyane, ndi kwihuta cyane. Sinzi ko biri bukunda ahubwo ngiye ikintu nagufasha. Kanda akanyenyeri. Oui. Byabigenze bitese. Shana nyine twakanago nzi cyane kibaye. Umva se. Yo. Ngiye rero ndi kwihuta ngiye gufasha nagwa wasanze mu rugo none ukazi kambwira niba bigukundi. Okay, nta kibazo reka nze n'undi ninjye gushaka. Umva banguka ariko nagushaka kuri bunenzi. Sawa. Sawa. Umva Dina ndi kwihuta. Niki gitumye mpamagara igitaraganya mwe? Sha umupango wacu wapfuye. Uzimubwira Dina. Ndumva no gufasha no kwemerera nabureka. Ubundi Keva akaguhindukira nashaka akakwica. Kuko uri tete vide mu mutwe. Sinzi niba uri kubibona. Ndumva naguca umutwe ubundi nkakwihambira. Kuko ndubona nta kintu mariye. Umva Tani. Ndakwinginze nta ntambara ziri hagati yanjye nawe. Ariko kuko Keva yavumbuye ko narinje kumugira nabi. Nuko yamenye ko ndi kumwe nawe mu mupango. Umva Dina. Ntumbwire ko Keva yamenye ko ndi muri uyu mupango. Kuko utasubiza, ntumbwire ko abizi. Ababizi. Kumuragenda nanze kwizera bicingizi njyewe nawe kwiga. Bicingizi nanze kuzizera. Kuki unkoze ibi bintu Dina? Kuki ubinkoze? Kuki wabimura?
erega tani ntabwo nzi umuswa ukuntu abizi wagira ngo afite impano zimwereka ubu se n'iki cyamubwiye yuko mfite icyuma muri baga kandi n'ikigaragara cyo wagira ngo nyine yari asinzira adasinziye ntabwo nzi nanjye umuntu wabimubwiye ubwenge ufite kuko n'umuntu wari wazanye icya gitekerezo gutumbwira kuvumbura utaranakora igikorwa sinumvishe uburyo amenye ko muri baga yanjye harimo icyuma kandi uburyo yitwaye byagaragara ko ataranasinzira Dina uzi kuko amakosa yarangije kuyakora reka mubwire tugenzure neza turebe ko ibintu nta muntu uri hafi yacu ushobora kuzi aya makuru akaba yamuha kuko nidukomeza muri ibi nta kintu tuzageraho Dina ibaze ko ejo bundi nahamagaye Jimmy mva ashaka kumwihoberaho ko mwemeze ntarangiza yahagera ya bicirisi tubana agahita amurekura igikorwa nakigezeho aka kanya nawe uhari ubwo uri kumva noneho duhanganye n'abantu babiri erega tani twese mu buzima tubaho dukora amakosa nawe wakoze ikosa ryo kwataka Keve ukatakana n'umuntu wawe kandi mu gihe kimwe Dina niba numvise neza uravuze ngo Keve na Jimmy n'abavandimwe cyane rwose ko mama wabo baravukana gusa urumva bo atari abavandimwe ari he ushatse kuvuga ko duhanganye n'abavandimwe cyane rwose ariko tugomba kubicana Jimmy reka nizere ko hano hantu hatekana nta kuvuga ngo twitanga ko yakumva ibyo twaganira byose turi se okay ntabwo icyo n'ibisanzwe twaganira byose biratekanye sawa ase Jimmy hashize nk'iminsi ingana gutya nta kuvugana umpamagara uba wumva utekereza iki mu by'ukuri nta nubwo ushaka kwibaza se umuntu ameze gute hari amahoro ameze neza ibintu nk'ibyo ibaze ko noneho bari abakobwa basigaye bashaka kunyica kandi bansanze iwawe tekereza ibyo bintu habe nawe bari bagusanze iwawe Imana iva mu mikino Jimmy ibi ntabwo ari za story naguteraga kera wenda ngo turi muri buraya ugomba kugerageza ukirinda ukicunga mu bintu byose ukora uzirinde ko ari umukobwa ushaka kumenya hano hantu uwo ari we wese apana kuvuga ngo runaka umukobwa uwo ari we wese ntagomba kumenyana nawe ikindi uretse wenda nabo bakobwa n'ubundi muntu nta muntu ukwiye kugera hano mu gipangu ahangaha cyo gusagaze tahe ubaye amenye gahunda zawe za buri munsi ibi byose ndabikubwira kubw'umutekano wawe wizere ko ubasha kubyumva neza ukabishyira mu mutwe nta kibazo ngenda atekanye hano tu ntugira ikibazo okay kandi ikindi wenda nagusaba wenda wacakira nk'umuzamu akaba ari hano akajya nyine acungira umutekano kuko nk'ejo wenda nabitse mu gitondo nsanga yagotvshow yapfuye ubu ngubu hagize n'umuntu uza hano nta mpamvu yangezeho urashaka kumva ko yambwa yapfuye nibura se waba waragerageje kumenya ikintu cyayishe cyangwa kuko ari mbwa yapfuye nyine watereye aho urabyihorera wumva uragenda urayijugunya ngo birahagije waba waratereranye ikiremwa gifite ahantu gihuriye n'umuntu kuko imbwa ni itungo ry'indahemuka niba hari n'inshuti uzagira itazigera iguhemukira itazigera ikugambanira ni imbwa ariko wowe warayiho uko biri kose waba warakoze ikosa kandi waba warahemukiye inshuti yawe kandi uramutse ugumye mu bitotsi nk'ibyo ngibyo uwishe imbwa yazakurikizaho wowe ntugire ngo buriya biba birangiye yashobora kuba yashaka kuza kwinjira hano mu gipangu cyangwa arashaka kuyikura mu nzira kugira ngo utazabona uko yinjira itamubangamiye kandi ibyo ni nako bimeze nubikurikirana neza
uzamenya icyahishe ariko ntacyo utaza kubyikorera. Rero Jimmy, ibintu by'abazamu n'ubundi gisinya mbyizera, ariko reka dushyireho kamera mu nguni zose ahantu hose, ku gipangu, ku nyubako. Bizadufasha kumenya abo bantu barara bakata hanze aha ngaha niba atari bwagoba wenda hari kumva ko ikintu icyo ari cyose gicaracara hanze ari wenda ari umuntu cyangwa undi wari wese. Ariko nanone izo mpungenge reka tuzikureho, tuze gushyiraho kamera n'ubwo aribyo byaba bisaba. Ntabwo wabwiye ko nta wundi muntu hano muri iyi nzu wowe?